reka mbahe ikaze mwese rero mwe mudukurikiye yaba ari abasanzwe kuri urubuga cyangwa uri mushya ubusanzwe tuganira ku bitabo. Uyu munsi rero ntabwo tubivuge ku bitabo, uyu munsi ngiye kubacira muri makeya, ngiye kubabwira muri makeya impamvu u Rwanda rugereranywa na Singapore. U Rwanda bakaba rwita Singapore ya Afurika, hakaba hari na Singapore yo muri Aziya. Reka dutangire tubiganireho. Nkuko nari mbivuze rero tukaba tugiye kuganira ku mpamvu u Rwanda rugereranywa na Singapore yo muri Aziya. Ntabwo ndi buvuge ku bikorwa by'u Rwanda kuko niba uri umunyarwanda ibyo ari byose hari ibyo ugenda ubona, ariko ugereranyije reka turebe ibyo muri Aziya bo bagiye bageraho. Ubundi igihugu cya Singapore ni igihugu cyabayeho mu mwaka wa 1819, kikaba giherereye muri South East ya Asia, akaba ari kimwe mu birwa 63 biri ahariya nyine Singapore iherereye, niba wabireba kuri map. Rero Singapore ikaba ari igihugu gito cyane kuko ifite kilometre kare 722. Ikindi population yayo, abaturage bayo akaba ari miliyoni 5 ndetse n'ibihumbi 600. Urumva ko ni hafi cya kabiri cy'abagize u Rwanda. Rero Singapore ubusanzwe ntabwo igira natural resources, ikaba ikintu kinini i trading cyangwa ikintu kinini ifite cy'agaciro ni location yayo. Singapore ihagaze hagati ya Asia ndetse ya Aziya ndetse n'Uburayi. Rero kikaba gikoreshwa nk'ikirwa cyangwa gikorerwaho ubucuruzi. Ikindi kintu twavuga nuko abantu bo muri Singapore barakize. Muri Singapore ifite aba millionaire 184 mu mafaranga y'amadolari. Mutekereze ko arahandi. Nivuga ngo 17% by'abatuye Singapore ni abakire, buri wese nibura afite miliyoni. Rero akaba nanone ari igihugu cya gatanu ku isi mu bihugu bifite corruption yo ku kigero gike. Urumva ko ni ku rugero ruke, urumva ko Singapore yagiye nyine ikora ibikorwa bitandukanye. Ubundi amateka nabwo ya Singapore tugiye kuvugaho atangira mu 1960. Icyo gihe Singapore yari ikennye pe, byo kuvuga ko yari ikennye. Noneho mu 1965 nibwo batangiye kugira ibikorwa bimwe na bimwe bakora. Ubusanzwe habaga gangs, abantu bari ntabwo bafite education, ariko igihugu cyabo baravuga bati oya, enough is enough, reka noneho dutangire. Icyo gihe rero urumva niba nta education, niba hari abantu bicana cyane, ni kuvuga ngo nta n'imirimo yari ihari. Ikintu twaheraho tubishyira mu bice bitatu ukuntu Singapore yagiye itera imbere. Babanje gukemura ikibazo cy'amacumbi. Ubundi mu gihumbi kimwe ahagana muri 1965 leta yubatse amapartement 51,000. Noneho bakajya babwira abaturage, bakajya bimura abaturage ngo baturuke bave mu bari batuye, noneho bazari public housing. Ni inzu nyine zitari za privé. Izo public housing zigera ku 51,000 bagiye bazanamo abaturage. Noneho rero muri Singapore ikindi kintu bakoze ikintu nakita bafasha amafaranga y'abaturage. Tuvuge niba uhembwe 200,000, noneho bakora uburyo hari party izajya ivaho automatiquement, noneho leta ikayakubikira. Nukuvuga ngo aba bantu bazanye muri ayo macumbi byageze aho ngaho leta irabagurisha, igafatira amafaranga. Tuvuge niba rumazemo imyaka 10 ufite funds ahantu hangana gute, leta ikayaheraho ikugurisha iyo nzu. Nukuvuga ngo 90% by'abaturage ba Singapore bafite amacumbi yabo bwite. Kugeza mu muri 96% uri afite ahantu ho buri wese afite inzu. Urumva nicyo kimwe mu bintu leta yabo yagiye ikemura. Kabiri nkuko nabivugaga rero Singapore yatangiye gutanga ibisubizo ku kibazo kijyanye n'imirimo. Noneho kuva mu 1980 Singapore yatangiye gukuraho taxes ku ba investors, ku bantu baturuka hanze baje guhanga imirimo mu gihugu. Ikindi yatangiye kuba icyicaro gikuru cy'inganda zikomeye, bagafata ubutaka bwabo bagahaba inganda zikomeye aho gukorera, ndetse bakanaborohereza nyine mu buryo bwo gukora. Ikindi kandi hari na regional nka business nyine zo muri region, tuvuge nko muri East Africa, inyinshi muri Singapore bagiye baziha umwanya. Ikindi navuga nuko ibigo byinshi bya leta byagiye biba privatize, noneho bigahindurwa ibigo by'abikorera.
kubera izo mpamvu Singapore iri ku mwanya wa kabiri nyuma ya New Zealand ku bihugu byorohereza ikorwa ry'ubucuruzi, kubera nyine bagiye bagiraho izo regulations zifasha abantu mu gucuruza. Ikindi kandi byatumye kubera ko urumva havuzamo urujya n'uruza rw'abantu, Singapore ni igihugu gihenze bavuga ko niho hantu hambere imyenda ihenze, niho hantu hambere imodoka zihenze kuko hariho tax zirenze nyine ku bijyanye n'imodoka ndetse n'imyenda ndetse n'ibindi. Ikindi cya gatatu navuga nuko nkuko nari nabivuze, Singapore yagiye ifata avantage y'ahantu iherereye. Bubatse airport nini cyane, iyo airport ni ya kabiri ku isi yakira abantu benshi, ni port y'indege zisaga 600. Iyo airport ikaba ikoreshwa n'ibihugu bisaga 122. Mwese natwe dufite airport iki. Ikindi amazi yabo kuriya nababwiye ko bari hagati mu nyanja, cruises, business y'ama cruise ni business nini ndetse na shipment. Ikindi kandi 90% by'abatuye Singapore bafite telefone. Ni igihugu kiri clean, twese turabizi, kiri clean, cy'icyatsi, kiri green, abantu batera ibiti. Ikindi nuko Singapore yakoze yagiye yubaka attractive sites. Urugero twavuga bubatse stade nini mu 2014, iyo stade ikabijyamo abantu bagera ku 50,000 icyarimwe. Ikindi twavuga ni ya hoteli ifite infinity pool iri muri Crazy Rich Asian movie, abarebye movie murayizi. Iriya hoteli ikaba iri imwe mu kintu gituma haza ba mukerarugendo. Bahubatse Universal Studio, bahubatse garden, bafite garden nayo mu 1900. Iyo garden yuzuye muri 2012. Bavuga ko muri 2014 yasuwe n'abantu bagera kuri miliyoni 6.4. Mu 2015 yasuwe n'abantu bagera kuri 20. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga mu bijyanye na bikeya Singapore yagiye ikora. Ibindi nawe wasoma ukareba ukuntu bimeze. Reka nongere mushimire wowe wabanye natwe ubwo twavuga ku mpamvu zimwe na zimwe u Rwanda rugereranwa na Singapore yo muri Aziya, u Rwanda rukaba Singapore yo muri Afurika. Urakoze cyane. Ibitekerezo, ibyifuzo muri comment cyangwa se no kuri YouTube cyangwa inbox hose harakinguye. Dukomeze twungurana ubumenyi, wakomeza ugasoma byinshi kuri Singapore. Imana ibarinde naho gutaha. Nitwa Bukize. Bye.